Musa, Dennis and Fred. Catch us live at Triple Sports Arena. ku ruhando mpuzamahanga cyane then nyuma baricara bavuga ati twagerageje umutoza muto w'izina byanze, twagerageje umutoza w'umutaktisien ufite izina nawe mukuru bisa nk'ibigoranye. Baravuga ati noneho ikintu turi kurakinga dukeneye ya character umuntu w'igitsure, umutoza wa nyawe pe w'ibikombe kandi nanone w'ibikombe wagize icyo akora uri kubasongera active uri muri icyo gihe then n'izina ryanacuruza by the way. Amaso yose abayerekeje ku mugabo Jose Mourinho, the special one, abakunzi ba Manchester, Jose Maria Felix Mourinho. Ubundi amutipe wa inshuti yanjye kera bamwitaga nawe Freddy, uri umufana wa Manchester ku rwego rwo hejuru, sinzi ahantu basigaye aba, ariko yewe ndamutse menye nk'ahantu abo nazamuhamagara rimwe turi kuganira kuri mani yaguha ibintu utarahabwa. Kera icyo gihe nka za 12 na 13 hari igihe Mourinho yatozaga Chelsea, aravuga ati gihe Chelsea ntago nyemera ariko nemera Mourinho nk'umutoza w'umuhanga. Arabati Mourinho no wanyariko ko hari ibyo yaramaze gukora, ibyo twe twumvise muri za Portugal yarakoze. Brother Mourinho ni wamva avuga ngo ni special ko yaravuga ati mvanaho ba Guardiola atwaye Champions League muri Barca, ikipe ikomeye yamaze kubaka, we yakoresheje finished good nk'ikintu cyamaze gukora. Ati ntago baguha Messi ngo baguhe Tofisi baguhe ibiki, bano bakinyi babizi baguhe Xavi baguhe Iniesta baguhe Busquets baguhe nde ngo nanirwe gutwara igikombe. Atari ko gena atwaye Champions League mu ikipe ntoya nka Porto yo muri Portugal, njya muri Inter domira ntwara igikombe. Ati nawe azabikore nani we yabayiraga mu bicyane ubwo. Ariko mbisanisha n'ikintu kindi, Mourinho Van Gaal agenda nibwo City yari iri kuri run yo kuba yakinjiza umuntu witwa Pep Guardiola, kandi ari izina riremereye yavuye Bayern. Manchester no baravuga ati we need a big name, guta abaturanyi badutungana izina riremereye nka riri. Baravuga ati hari uwamuhangamuye bari muri Espagne kandi ko karamugerageza. Urumva noneho Mourinho ni na wa mutoza ushaka, ntabwo ari wa mutoza wubaka, wa mutoza ugura abakinnyi bakome agahita guha success igihe. Ni nayo mpamvu n'abantu henshi yagiye ajya hari ibyo yakoze. Sezo ya mbere yatwaraga igikombe no muri Chelsea. Bra Chelsea amwe mu mateka itazibagirwa nuko ni igikombe yabahaye 2004 yizamo bwa mbere ku mutima bamufite n'ahagarukiye agira icyo akora, akazana ibikinyi bikomeye. Abarinjiye abajugunyemo babita ba Paul baramugaruye. ari mu bantu bageze muri Manchester bafite clear vision nibo y'icyo bashaka. Aravuga ati ngiye mu nkorera iki mbaho iki, kandi ko muri nyine kabaho iyo mwimye n'abakinnyi bakomeye arigendera. Abazanye Pogba kuri transfer yakoze record gusa yarabanje yinjizamo, yarabanje ahita akora response yihuse, yinjizamo abakinnyi benshi. Urugero hari Bailey, Mkhitaryan niwe yise umwinjizamo nk'umukambwe, bakora swap deal n'ikipe ya Arsenal. Akomeza kugenda yizamo abantu n'abamatici ahita akora record y'impano yari iri kugaragara ku mugabane w'Uburayi. Abamatici yari yaramusize muri Chelsea, vuga ati mane n'ubundi iriho struggling ku mukaseri kanyizanire Matici nawe urumva imyaka ari itangiye kwegeramo imbere. Aravuga ati byibuza zanterera sose zimwe cyangwa ebyiri azikubite fresh nzano ndi. Abazanye Zlatan icyo gihe Zlatan ahita yenzwa mane kuva icyo gihe ntuza Runi yari yararitaye inzira muri Manchester. yaragiye muri Everton. Aravuga ati mane kuva nyuma ya Van Persie nyuma ya Baroni iracyashagoringa ndetse na niyi saha iracyashagoringa n'umwataka typical number 9 uri buza akabikora. Ibizanye umusaza ava muri Paris Saint-Germain Zlatan akibagezamo iravuga ati kanzane Pogba noneho nima afite Matici nk'umukaseri. Icyo kintu ni nkomojo yitkomeza ariko abakinnyi bose wenda dusenga basobanura abo bakinnyi bose bari abakinnyi banini
icyo gihe Matic yari yatwaye igikombe muri cyane Chelsea uretse no kuba ari abakinnyi banini style of play y'icyo bari baje gutanga mu kibuga ko twavuze ati ari mu bantu binjiye bakerekana icyo bashaka kandi ati ngiye nkeneye counter football aravuga ati ngiye igihe mfite imbere muntu nka Zlatan mwamaye Matic ari uri bumfungire neza mfite box to box nka Pogba uri bubasha kunangira imipira miremire n'ama-through ball igihe baro tuyifite bihita bitanga success Europa barayiteruye ntabwo turi wenda Triple Sports abakunzi ba Triple Sports ari n'abatwihanganire ntabwo turi buze kujya mu kibuga hagati cyane tactique n'imikinire ya buri mutoza ahubwo turagenda twerekana ibyo umutoza yakoze izina yari afite n'uburyo ekipe yagendaga isupportinga buri mutoza wese wazaga muri Maniyo kugira ngo bareko bagarura iryo zina ariko bikarangira byanze still bakongera bakagerageza kugeza aya masaha bitarakunda ahubwo biba bikurushaho ndetse tugere no kuri projet nshyashya paka nyine turagenda paka twomezanya muri comment section ibitekerezo inyuganizi kuri Mourinho saison ya mbere abagitwaye rasunika Europa League abakunzi ba Manchester avuga ati now na League Cup aravuga ati that's the man yaje muri kwa kwishongora kwe ba celebrate Europa League abwira abakinnyi bose ati mugire gutya gatatu ko yaramaze gutwara ibikombe bitatu Carabao FA niyo yitwayera League Cup Karingi ubundi Carabao niyo League Cup nyama ndigushidika ko batwaye ibikombe bitatu and then arabwira ati mwifotoze mwese mwashyizeho gatatu nyuma gutwara Europa League next season sasa aravuga ati kugira ngo nkomerezeho Iramani yatangiye kudushimisha bari bishimye yaba Paul Pogba na ba Zlatan cyane true and then next season aravuga ati nkeneye gukomerezaho ndacyakeneye profile ziri physique ku mukino nkina arareba muri Everton aravuga ati munzane Romelu Lukaku araranganya amaso aravuga ati Chelsea Matic ndamukeneye bari injecting arareba aravuga ati sibo gusa ati muri Arsenal hari umuntu njya mbona yitwa Sanchez mu munzanire hanagira icyo amfasha baramuzana ko baravuga ati umuntu umaze kudera Europa League of course umuhinga wataye cyane and then ntibyarangiriraho ajya no muri za Portugal aravuga ati nkeneye uriya mugabo witwa Fred bazina Fred rafiki yangu n'abarinjira abafana ba Mani Fred kuvaza muri Mani no bataramwenda bavuga ko ari mu Brazil w'umuswa batazano bamuku and then sabo gusa Lindelof na Diego Dalot nabo nuko baje kuri ya connection yo muri Portugal na Badero bahita binjiramo gutyo ariko uwo mwaka ntiwaje kugenda neza ku muntu witwa Mourinho nyuma yo gushora Manchester icyo gihe maze kugeza hafi miliyoni 760 nka transfer bazitanga ku bakinnyi biza urumva bari babonye ko bamushyigikiye bishoboka urumva hafi miliyoni 100 za Pogba ugashyiraho ibi n'imishahara yabo ubwo bagiri hejuru kuko abakinnyi bakomeye n'imishahara yabo biri hejuru babona isize ya kabiri ni achievement ariko abatoza bose twagiye tuvuga bagendaga baferinga kuri sezo yabo ya kabiri noneho Mourinho muri kwa kuntu tumenyereye ibintu byacitse kuvuga ntago byabura Manchester bitangiye kugira andi umusaruro uri kwanga arabakaraba ahita avuga ati iyi niyo kipe ya mbere noje yabaswa muri yaravuga ati abakinnyi mfite ntacyo watangira kwidefanda izina rye nkawe nka muri aravuga ati abakinnyi mfite ntacyo bamfasha hatangira kuziramo saga za Paul Pogba ba Sanchez bavuye muri Arsenal bameze neza biranga Mourinho birangira avuze ati Sanchez yaraje biranga abakarabye Eduardo aravuga ati rero uyu mugabo brand ikipe ari kuyica bamubarira ya miliyoni 16 nazo zindi zigiye Mourinho zingutwe naho bagiye Simbu Musa, Dennis and Fred. Catch us live at Triple Sports Arena.